Baby. Karame. Biteze. Uramutse wicaye hano mu bimeze biteze. Agushira ingwino wicaye mu bwiza. Ngwino hanze. Okay, right. Gira vuba vuba. Nibone umuntu utari muri modo zimara nk'iyo umugore ya Shiri. Sinakubwiye. Uzansohokana. Ya, ntabwo navyibagiwe ariko byabaye ngombwa yuko baduhamagara ngo tujye mu kazi. Ngo nyine ahubwo ndagiye. None se uragira ngo bigenze gute? Nasewe byawe akazi Sheri. Ega nanjye mba ngukeneye Sheri. Yeah, mba ngukeneye niko wowe unyirengagiza ukumva yuko akazi ndabyumva. Isuzuba ku rugo rya. Twe tuzatubyara tu. None se bwo ni na demokarasi tuzabaho gute? Ugomba kumenya yuko turimo turaba bakuru. Nta kazi ufite urabizi. Nanjye hari ahantu nkora urabizi yuko gusiba akazi ntabwo byemewe. Ubwo se ninsiba akazi uyu munsi mu dusohoke. Kuwa mbere nkazasubirayo bambwira ngo taha mu rugo akazi twakirukanye umwanya wa twawusizemo abandi bantu tuzabaho gute? Oya, vumiriya wowe. Sibyo? Ahubwo ndabona amasaha agiye reka ngende. Ako Sheri. Nta n'akabizo. Sheri nta n'akabizo. Ugashaka nde? Sawa. Ubwo cyane se basukama busubwo ngo. Usigara neza? Kandi nzayamara nkwibutsa. Oya, ndaza kwikosora. Ubusubu nibutse uraho neza none se amakuru y'iminsi umva ndashaka gusaba akantu kamwe Kakadena kwa mokado. Reka takiri kose. Ariko bahita gutya. Hano ari batazanyaru. Sample sinebo kaneza. Ngira bona ndahanga hano. Kareko waje. Wabyimushye. Nawe nyita. Tugira ku mazi amrani imbere. Sinkuririmbi. Liquid. Ojangwino. Oyanda. Chano de. Deverka giusto, state bene. Ecco semana. Dios la vendrà. Dios la vendrà. No, come? Dios la vendrà. My God. 나한테 잘해 거는 얘기였어. Nishimye. Ndacyakomeje kugendera ibyiza byinshi n'impano nyinshi. Yego. Ntacyo ntabwo kurera rero. Ntacyo? Ntacyo ntabwo kurera. Sheri wireba ko ihombe wenge. Oh no. Wanyemerera. Funga amaso. Ndakubwira humura. Okay, nimbara rimwe kabiri gatatu hite reba. Rimwe kabiri gatatu ay komana. Yo, akana gutagera. Yibuka y'urukundo, y'urwibutso, y'amahoro, y'umutekano.
Bon. nawe Yego bebe. aramutse ahazi akanayibona yamerera nawe Mugiye usanga ntekereje cyangwa nkumbuye ubwo wagiye. Hari ikibazo? Kandi ukwiye kumutima ndagushimira. ni keza Keza. Oh. Mugenzi bitera? Cyaragiye. Umuntu ndebara? Yemwe. Nta muntu wantabara. uriya se kwa tubona akagenda none uyu muntu waye ko musize hano ni mu ndebe gusa uyu muntu ntibari bari kumwe Santa ibi bintu ntabwo Imana ntiyigeze ibikubwiraho igihe twasengeye wenyine ariko iby'Imana yakubwiye ariko ndizera amakara reka dusenge Imana turakubashye data twese uri mu ijuru uri uwa mbere kandi ukaba n'iherezo kuri twebwe niyo mpamvu tukweretse uyu muvandimwe nyaguhora ku ngoma kugira ngo umurinde mugarure mu bazima reka yo kugenda heri urakoze kuko wumvise tubisabye twizeye mu izina rya Yesu urakoze nabaye nk'umurambo ariko turiya muntu amukoze none se byakugendekeye gute uriya muntu mwazanye mupandike mupanga iki izi ni intangiriro rero zibigiye kukuba nutitwara neza urugo rwawe uzapfa n'urugo rusenyuke kandi urugo rwawe ari urw'umumaro kuri wowe zana duhamagare nyiri iyi telefone rero yagize ikibazo kandi turarebye dusanga niwe muheruka kuvugana hari ahantu bakunda gutemberera hano ku mazi niho tumusanze sinzi nimba wahagera ukamufata kuko ntabwo ashobora kwigenda ni byose byawe urabifite isura yanyibye byose none se uzahataha ese abantu b'iki gihe umuntu murahuye ntuzahataha uri umubyeyi wasize urugo ese ubu iyi mpeta kwambitse Sheri Emma Oya. Baby. ngaho rero umutwaro wawe ufata ugarana n'ibyawe ntabwo tutagize ngibi ibintu byanyu ariko ntabwo tugutererana wihangane ugeze ku muhanda Oya nta kibazo ndamusiga. ukomeze kwihangana ngaho nasigara kubwira rero Bimeze bite? Wageze hano uteka? Umeze neza. Reka mujyane kwa muganga. Umutwe? Ntacyo humura ndeka. Kaze mujyane kwa muganga. Bagushakire imiti. Eduka. Kumva kabara ko. Nana kabara ko nagatsigaye. Oya gina neza utongera kurwa. Utongera kurwa. Ase nkuri umushoferi waje kadufasha mana. Sheri karibu ku meza urayishije se ugize vuba vuba se reka nawe ubonane ndagomba kubitegura hakiri kare urabona akabara gase ko kuri nta kibazo
wasinze se nasinze mundi hotel nasinze ni karibu ko ubaza ni gisaba reka ngiye kwiheba najya ngo mumve yuko harimo umuntu oya nyine banze fata shebatse aje ni wareka amaye reka tugire kuba nigendere tutakazi kenshi nese sheri nuko watetse imvange kandi bajya gukunda agafiriti bimeze bite sheri bene byo byabashije kuboneka kuko muri stock bashaka kumbwira ko nta mafaranga usigaye sheri tayo amafaranga yose naguhaye sinaguhaye amafaranga mu cyumweru gishize ibihumbi hafi 70 wese nise muri iki turana yahahiki ukize kuyikubitinda ubundi nanze kukubaza kuko wenda wari ukirenze mbona utameze neza hariya ahantu nakuvagije ubundi wari wagiyeyo gute wari uri nande wari wagiye gushaka iki ko nari gusize aha ngaha mu rugo nasigiye ngiye ko ufite imirimo usigaye sheri ko twari ko byarangiye ko yanjye si ibyumva nagusize aha ngaha zingusize umuntu mu rugo ntindu cyasorera hano tangira kuntera umugongo mbabarira gaho nta mafaranga ukunze kuza guha nese umuntu ari bubure oya baby ngaho rero umutwaro wawe ufata ugarana n'ibyawe ntabwo tutagize sheri muretse kwiyumvira ku mafaranga ariko uzi yuko nyine nubwo ntabikubwira uzi ko uriya munsi nzakuguye nkagufata hariya bahise banyirwana ku kazi urabizi yuko mu mategeko muri kontra yacu ntabwo umukozi aba yemerewe gusiga akazi rero cyagiye nari ndi kujya mu kazi barampamagara ngo nzandaza kugufata mbona sinagusiga aha ngaha urebye biba ngombwa ko nsiga ngiye ku kazi mbisobanuriye boss ntabwo yabyumvisha ahubwo nyine yahise amwanga yarambwiye ngo utashye mu by'agateganyo ariko ubwo nyine baranyura nakundi amafaranga uri kurusaba nyine ntabwo ufite ariko mfite hano turanga niyo narisigaye imbere nini sheri urabona aya mafaranga yo kuyamarira nose ko ariyo mfite uragira ngo mbigezeho sinkubwiye ko banyirukanye ku kazi ese wajya nkuriye amafaranga ni make sheri zana hano niba utayakeneye yanyu ubundi se warawahinze he genda uyanywere njye kuyanywera wari wambona njya mu kabari ntabwo najya ku kazi nkaza genda ubwo uyakoresha uko ushaka fata amafaranga nta mugabo wisubiza ibyatanze nushaka ujye guhaha cyangwa ukihora